abantu bakiriho buriya ni ikintu cy'ingenzi cyane ahubwo sinzi uburyo cyihisha abantu. Hari ahantu duherutse kujya gushyingura umuntu twabanye tubana igihe kinini, ari umugabo w'umuvugabutumwa, ari umukozi w'Imana, igihe kiragera ararwara yitaba Imana. Umunsi rero tujya kumushyingura abantu bamuvuzeho ibintu byiza cyane. Ndavuga nti wow, ubonye uyu mugabo yaza kumva ibi bintu akiriho. Rero urumva ni ikintu abantu bafite ku mitima bifuza ariko batari babona abantu babakangurira ngo bamenye n'ibyo bintu. Niba ufite umubyeyi wakugiriye neza, kuki utafata umwanya ukagenda ukamushimira rwose udategereje kuzabivuga umuherekeza? Niba ari umuntu mwabanye akagira umumaro mu buzima bwawe, akagufata ku kuboko ukanyura ahantu, kuki utamushimira akiriho atari ngombwa yuko bizumvwa n'abamukomokaho igihe uzaba umuherekeza? Nibaza yuko ari ikintu cyiza, kuko ni n'ibintu bitera wa muntu kuvuga ese burya nubwo nakoze birya bintu numva bitaremereye, bifite uburyo byakoze ku mutima w'uyu muntu, bifite uburyo byamufashije. Nawe noneho yiba ari n'ibintu atakoraga azi, noneho akabikora ahubwo afite intention yo gukomeza gufasha n'abandi kugira ngo agire nibura uko ahindura ubuzima bwa benshi. Rero numva ari ikintu cyiza cyo kugira ngo abantu bajye bashimira abandi bakiriho. Nta mpamvu yo gushimira umuntu yapfuye. Ushobora kuba atakumva simbizi ibyo wapfuye, ariko nanone ntaba agifite n'amahirwe yo gukomeza gukoresha ya mpano afite ngo ayikoreshe noneho mu buryo buri intentional, mu buryo avuga ati reka nkomeze mbikore, namenye yuko ibyo mbikoze bifasha abantu, reka noneho mbigire umuhigo wanjye. Rero ni ikintu cyangombwa cyane cyo kugira ngo abantu bajye bashimira abandi bakiriho, bibanezeze ku mitima yabo, bibatera imbaraga zo gukomeza gukora ibyo muriho mubashimira impamvu yabyo. Noneho ntagera n'igihe cyo kuruhuka, nawe uzaba uzi iti uyu muntu nibura naramushimiye, yumva nawe yamenye yuko na appreciatinze ibyo yankoreye cyangwa yakoreye abandi cyangwa yakoreye society. Secret memory. Keep the memory.